Yes, turabasuje nk'ibisanzwe ni Emmanuel guturuka muri Rubavu Buy & Sell. Urabona ko duhagaze ku kibanza cyiza kiri hano mu mujyi wa Gisenyi. Ifite metero 20 kuri 30. Umuhanda ni metero 20 kujya inyuma ni 30. Kiri muri neighborhood nziza cyane, ahantu hari amazu meza cyane. Hano haraguru ya ADPR ya Gisenyi, ahantu heza cyane. Ni metero nkeya cyane uvuye kuri kaburimbo. Kiri muri zoning ya R1. Ni ahantu ushobora kubaka inzu igeretse cyangwa se washaka kubaka n'inzu itageretse kubera ko nta neza ho gutura mu miturire ahantu hafi ya kaburimbo nziza cyane. Iki kibanza nikigucike ni 65 ni kinini, kirahagije ku buryo washyiramo inyubako yawe yo guturamo na famille. Niba kigutange uduhamagare kuri nimero zacu, video ndende urayireba kuri YouTube channel yacu Rubavu Real Estate. Komeza ubane natwe.